Recording in progress. Nk'uko tubizi program iriho isanzwe ibaho ku wa gatatu ikabaho no ku cyumweru amasaha atandukanye. Ku cyumweru ni saa 10 kugeza ubu, ku wa gatatu ni saa 3 za nijoro, bikaba biri muri SOT. Gahunda ikaba imeze nka Bible study ukuntu aho twigishwa cyangwa tukaganirizwa ku nyigisho z'uruhererekane zivuga inyigisho nyakuri ya Bibiliya, ukurikije uko ibiragano biratandukanye. Hariho nyine Bibiliya yerekana ibiragano bitandukanye, hakabamo n'iki cyacu. Rero ni byiza ko nk'umwizera wo kugira ngo akwiriranye neza ijambo ry'Imana ashobora kugira ubushobozi bwo gutandukanya, akamenya ikiragano arimo. Muri urwo rwego rero aya materaniro abaho cyangwa azajya abaho, ni byiza rero ko tuyitabira kandi tukanabwira n'abandi benshi bakaza bakabana natwe. Murakoze, ndumva muri make ari ibyo. Ishimiye rero kubabona, ni byiza. Twifuza ko abantu bashyiraho amashusho yabo tugaterana turebana, nubwo byari narimze ntituyashyireho dusuhuzanya, ariko ni byiza ko wayigumishaho niba bishoboka wicaye muri pozisiyo imwe, ntibibe gusa ngo twumve utureba twe tutababona. Mwashyiraho amashusho yanyu, amavideyo yanyu, niba wicaye uri ahantu heza, yego, tugaterana twese turebana, ni byiza. Kereka wenda uri kugenda cyangwa wenda uri mu tundi turimo, ariko wicaye ahantu hamwe rwose ufate pozisiyo nziza, duterane turebana. Ndabashimiye ababikoze. Hanyuma ni muri ubwo buryo tuzajya tunayakora aya materaniro. Kamo umwanya rero pasiteri Dan, welcome. Unmute yourself hanyuma utangire. Utangire. Ndabona igihe cyadutwaye nyine, abantu ntabwo bari kuza wenda uko twabitekerezaga, ariko abari twatangira abandi bakaza kuza bafatira aho tugejeje. Umwanya ni uwawe. Ndabasuhuje cyane nanjye, kandi nongere mbaye ifite iminota itari myinshi cyane yo kuba twagira ibyo twunguka uyu munsi wa none tuganira. Nubwo ngira presentation nkora, ariko ushobora kunganira, turasigamo umwanya kugira ngo ubaze cyangwa se utangeho inyunganizi uko wabyumvishije, mbese hariho feedback. Ntabwo ndi bwiharire ijambo, ahubwo ndagira ngo tuze kurisangira twese. Nawe icya mbere ndabashimiye koko kuba aha ngaha, kubera ko ibintu uba wabizirikanye ukabiha agaciro, kandi agaciro k'umuntu ugapimira mu byo aha agaciro. Kenshi ku giti cya agaciro ke ubwe, ibyo aha agaciro nibyo bikwereka uko yitekereza, uko yibona, uko yiyumva, ibyaha agaciro. Iyo umuntu adaha agaciro ibyo guhabwa agaciro, ubwo nawe ntaba akiha rwose. Ni muri iyo mpamvu muzabona umubare w'abantu benshi, ariko impact ni nkeya, umusaruro ni mukeya. Ibyo dushobora kuba twakora cyangwa twafasha cyangwa twahindura cyangwa kubaho n'ubwo buzima bwuzuye, usanga bitameze gutyo. Kubera iki? Kuko ibyakatwubatse, byakadufashije, kenshi ushobora no gusanga bidahawe agaciro. Biratangaje ko ibihabwa agaciro kenshi usanga nta n'icyo bimaze, nta n'icyo bimariye abantu. Ariko bitagomba. Ni nk'uko
waha agaciro ikintu kidafite agaciro rwose na gatoya, iby'ingenzi ntubyiteho. Ibyo ni umugisha cyane no kuba ufata umwanya ukawubona ko ari uw'ingenzi kuha iki gihe kugira ngo wunguke. Ibi nta gushidikanya rwose ko aba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuntu uzahagana kandi ufite intego kandi udashaka kuba uko yari asanzwe ari cyangwa kuguma hamwe. Ikindi tukanumenya, mbikora muri introduction buri munsi mvuga ngo ikintu udashobora kubona ntushobora kuba netre, ntushobora kubaho uvuga ngo ngiye nta kintu ndi bwumve. Niba utari kumva ibi uri kumva ibindi, kubera ko urangwa amatsiko yo gushaka kumenya amakuru twigaburira buri kanya. Kuvuga amakuru asanzwe, ushobora kureba BBC, ushobora kureba any local news aho uri hose, kandi muzarebe mbene izo local news, ayo makuru yose abaca yandi dukwiye kuba dufidinga ubugingo bwa souls. Akenshi nayongera ubwoba mu buzima bwacu, akenshi ibintu agenda neza bitameze neza. Most times nicyo ukibaza kuki muri rusange nyo ku muntu yuzuye ubwoba, kuki ubuzima bwanjye bwuzuye ubwoba, ku buryo n'ibyo umuntu aba arota, aryamye akarota ibyo, kuko that's what nibyo yigaburira umunsi ku wundi. That's what you feed on. Noneho yabirota avuga ati reka ngende bansengere bankubiteho ikiganza bihite bizimira. Well, ngende gushaka kubwira ngo ushobora guhindura ikirere cyawe ukimuka hitse n'ibyo wumva tumva. Ni ikintu kizwi cyane gukomera kw'abantu bagiye batandukanye mu mateka. N'abantu bamenye ikintu kimwe cyangwa se those who stick kimwe bakagikomeza mpaka bakagisoza, kurusha gufata ibintu byinshi ukabura na kimwe usoza. Yaranditse, in fact ni Luka byakozwe n'intumwa, kuri wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko yavugaga ibyo Pawulo yavuze. Kandi aravuga ngo icyo gihe yari arimo yiregura imbere y'umwami Agripa. Muri uko kwiregura imbere y'umwami Agripa avugamo ijambo aravuga ngo I was not disobedient to the vision. Ntabwo nabaye utumvirana kuri vision. I was not disobedient. Ntabwo nabaye utumvira. Impamvu ndi mu rukiko uyu munsi ndi kuburana naba kubera ko nabonye yerekwa ndi kugenda ku manywa, umucyo ukantungura, nkagwa abwirwa ngo mbese nganyiriza iki. Ibyo binzanishije hano muri uru rukiko mpagaze imbere yawe mwami Agripa, kubera iki? Ko I was not, ntabwo nanze gukomeza icyo nabonye. Ubwo yari aviriwe n'umucyo wa Kristo Yesu. Aravuga kuri uwo mucyo niyo mpamvu ndi hano. So uwo ari we wese wigeze agira byinshi akora cyangwa ahindura kandi utavangirwa, kenshi you stick, nabo bagumye kuri icyo kintu kimwe, they give it, bakabiha umwanya. Babihaye umwanya birabubaka, birabazamura mu buryo butangaje. So tuba dufite rero amahirwe iteka ryose yo kwigaburira, yo kwakira ibintu bitandukanye. Ni wowe wakwexposa kuri byinshi utanashaka, cyangwa se ugahitamo ibikubaka. Uri umurimo w'intoki z'Imana kandi uri inyubako yayo, uri ubuturo bwayo, uri inzu yayo. Ibikubatse n'ibikugize ni iby'agaciro cyane. Ibyo bintu ugomba kubimenya
kugira ngo ubeho kuri ubwo buzima bwuzuye kandi buhereye imbere muri wowe. Ni muri urwo rwego rero ntangiye gutya ndi kuvuga n'iby'igiciro rwose kubiha umwanya hanyuma ugashaka kunguka bikomeye cyane. kandi nk'uko navuze turaparticipa, turagerageza twese tuze guhanahana amagambo. Mu minsi 3 ishize, ubwo gahunda zishize zose twagiye dukora, bavuga ngo kuwa gatatu ibyo twavuze uyu munsi tugiye kongeraho ibindi. Bivuga ngo utari uhari kuwa gatatu hari igihe bigorana. Ndakora recap gatoya ku byo twakozeho ubushize hanyuma nkomerezeho uyu munsi wa none. Nibyo turi mu bihe byuzuye information, amakuru, ariko n'ayo makuru akeneye gusesengurwa, akeneye kuyungururwa. Hari ibitangazamakuru bikomeye bigiye bitandukanye bigira ibintu bita editorial line. Ibyo bivuga ngo hari umurongo w'uburyo basesengura, banatunganya iby'inkuru zabo bari butangaze, hanyuma bakareba ese ibi tubitangaza cyangwa ibi twe kubitangaza. Ubwo conscience yabo mu bitekerezo byabo baba bitaye kuri audience abo bari kubwira. Twe turi mu gihe cy'amakuru, ariko abatanga ayo makuru akenshi nta nubwo bita kuri audience bari kubwira. Ibyo rero byazanye ikibazo kurusha igisubizo. Nubwo dutekereza ko turi mu gihe amakuru aba harabonetse, nyine iyo amakuru abaye nayo menshi atayunguruwe neza, nayo ubwayo ateza confusion, ateza kuvangirwa. So amakuru ni meza, ariko nayo akwiye kuba yunguruye kugira ngo agirire umumaro abayumva. kandi bakabagaburira kimwe cyose bakakibahereza. kandi iwe niyo ubwiye ngo uno mugabo ndi tukiri kumwe ni ikizi sinya. Okay, abaza bakureho nuza zabo mu gihe ari urusaku cyangwa host adufashe abajya basakuza aba muting. So narimbuze ngo turi mu gihe cyaho abantu benshi twishimira amakuru yari yo yose tubonye, twaba tuyabonye kuri internet, twaba tuyabonye ku bintu byinshi bitandukanye, yaba ari umuntu yakubwiye. Ikibazo si amakuru, ikibazo ni uko ayo makuru nayo ubwayo urumva aho abantu bizera ibyo ari byo byose, ntabwo bitayeho kumenya niba ari byo cyangwa atari byo. Icy'ingenzi ni ayo makuru, kandi agasirikira akazenguruka hagati muri twebwe. Ibyo bizana confusion, ntabwo bifasha sosiyete, ntabwo bifasha abantu. Noneho hano by'umwihariko ndi kuvuga urugero nk'abizera. Dufite amakuru yego duhabwa na Bibiliya, ibyanditswe byera, ariko nabyo bikwiye kuba bifite umurongo bikorerwamo, umurongo bikwiye kuba bivugirwamo kugira ngo bitere umugisha, bitere ibisubizo, bizana inyungu kurusha ingorane byateza. Ni nayo mpamvu ushobora no kureba mu buzima bwawe mu myaka yose umaze wizera cyangwa uzi ese ni izihe nyungu byazanye mu buzima bwawe. Uzahita ubibona ko si abantu benshi bamaze imyaka myinshi bumva ibyo bumva byabunguye. Wowe ushobora gusanga warabyumvishije gake, ari ibintu bike wumvishije mu minsi mike, reba icyo byagukozemo mu buzima, bikwereka ngo amakuru yega arahari, ariko no kumenya ay'ukuri, ayo kuyayungurura n'ibikwiye kukubaka nabyo bikwiye kumenywa. Ni muri urwo rwego rero turimo dushyiraho iyi platform cyangwa aha hantu kugira ngo twunguke kwita cyane ku by'ingenzi bikwiye kwitabwaho
mu gihe cyose turi kumva cyangwa turi gusangiza abandi amakuru meza y'ubutumwa bwiza tubona muri Bibiliya yose. Ubwoba bwinshi butagira akagero buba bwinshi cyane mu bizera kurusha abandi, nibo bagira ubwoba kurusha abandi. Kubera iki? Kubera ubwoko bw'ibyo bumva. Kandi noneho uko barushaho kubyumva niko barushaho ari Bibiliya ikoresha ijambo gusayisha, kurushaho kuzimirira muri byo. Ariko ni byiza cyane ko uba umuntu ushyitse rwose, nk'uko Pawulo yavuze ngo tudakomeza guteraganwa n'imiraba, inyigisho zitari imwe, twe kuguma kuba abana, ahubwo hari icyo yifuzaga ko dusa n'abakuze, hanyuma bitubere mbese iby'umumaro, bitubere iby'inyungu, mbese habemo umugisha mu bintu twumva, cyangwa se bitugirire umumaro, bitwubake, bidufashe mu bintu twumva. So ibintu by'ingenzi rero twagerageje kubona by'ingenzi, umutwe w'icyo turi kuvuga uravuga ni ibihe Bibiliya yigisha mu bihe bigiye bitandukanye. Inyigisho y'ukuri ya Bibiliya mu bihe bitandukanye, ubwo wumve ko mu bihe bitandukanye siho twanahera, tuzaba tuhajya, kuko kuhahera nabyo ubwabyo byateza ibibazo, ahubwo turi guhera inyuma cyangwa se ku by'ibanze muri rusange twese byadufasha kumva icyerekezo. Iby'ibanze rero ni ibihe? Navuze ibintu bitatu dukwiye kwitaho mu kuba dufite iki cyegeranyo cy'ibitabo cyitwa Bibiliya, ibitabo 66 bicibwamo ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera n'isezerano rishya ni ingingo ukwayo, tuzabona ukwayo, kuko iyo ngiyo irakomeye cyane mu kudufasha gusesengura bya bihe bitandukanye ukurikije icyo Bibiliya yigisha. Icya kabiri, twabonye ko harimo translation, uvana mu rurimi rumwe utwara ahandi, ari ikibazo gikomeye. Uvanye mu rurimi ugatwara ahandi, ururimi rwose ruba rubumbatiye uwo muco, n'imvugo zaho ushobora gusanga zihariye ku buryo ushobora kutazibonera imvugo zisa nazo mu rundi rurimi. Kubw'ibyo izo mpinduka zitera ko ari ngombwa cyane ko twita, ese ibi byahinduwe, reka twongere turebe aho byakuwe bihindurwa, niba nta kwibeshya kwabayeho, kugira ngo tube accurate, bidufashe kubyumva neza. Icyo nacyo twakivuzeho kandi ni icy'ingenzi. Icya gatatu, twavuze ku mateka. Ni byiza kumenya amateka azengurutse ibi bintu. Iyo uri kuvuga ku mateka hazamo na audience. Navuzeho ikintu gikomeye, mvuga ni kenshi uzajya usanga aho ariho hose umuntu ashobora gusoma, ashobora kubwira ngo kuraho izina uri kurebaho, shyiraho iryawe, maze nawe rero ukarikuraho ugashyiraho iryawe. Wareba izina ryawe aho urishyize ukabona ntibihura ukurikije ukuri muri rusange bityo Bibiliya yigisha. Nguko uko twagiye tuboherwa mu bintu byinshi bitandukanye, twitwa ibyo tutari byo, dushyirwaho tutari, natwe tukabyemera, nuko twagiye tubyumva, turushaho gucanganyikirwa, kuba confused. Ariko intego y'ibi byose ni ukugufasha gusobanukirwa neza. Kandi ukuri ni imbaraga, burya ukuri ni imbaraga. Ukuri ni imbaraga zikomeye cyane. Ukuri ni imbaraga, kandi kutamenya ukuri twe tubigira nk'ibintu byoroshye, ariko bivuga ko hari ugupfa abantu bazira uko kutamenya uko kuri. So truth, ukuri ni ngombwa cyane. Ukuri kuragufasha, ukuri kurakubaka. Ibi byose kandi tuzaba tuvuga bifite aho bihuriye no kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kukubaka, kugukomeza, kuguha icyerekezo, kugushyigikira, kuzamura mu buryo bwose bushoboka. So maze kuvuga ibyo bintu by'ingenzi twagombaga kwitaho, navuze
kimwe aricyo twasorejeho ubushize kandi cyari kimeze nanone n'indi introduction cyangwa ariho turi kwinjirira. Nabajije ikibazo ndavuga ni mu nyubako yari yo yose iyo ugiye kwinjira uca hehe? Ni hehe uhera? Ni he uca? Mu bisanzwe umuntu wese ugiye kwinjira mu nzu aca mu irembo. Mu irembo, isi irembo. So hagomba kubaho irembo umuntu acamo. So nacyo gituma navuze ni burya iyo ugiye kwinjira muri Bibiliya ibi byanditswe byose ni hehe uhera? Uhere hehe? Uhere mu byakozwe n'intumwa, uhere muri Matayo, uhere mu Itangiriro kuko igitabo cyitwa Itangiriro. Uhera hehe? Muri urwo rwego navuze ni uhera ugomba kwinjira mu irembo. So iryo rembo rero ni irihe winjiriramo? Iryo rembo ni irihe winjiriramo? Iryo rembo winjiriramo ndagira ngo turisome kuko iki ni icy'ingenzi cyane. Nabonye abantu benshi batita ko uwinjiye neza yinjirira mu irembo. Buriye amadirishya, abandi bagwamo imbere, abandi mbese iyo umuntu yaciye ahadacibwa nta nubwo abazi, ntabwo uba waraje neza, ntabwo uba uri kuza neza. Ushobora no kubyitiranya ukibeshya ko iyo nzu iteye uko iteye gutyo, kumva aho waciye ubwaho ntiyagufasha kumenya uko iteye neza. So mu irembo rero niho wagufasha kureba imiterere y'aho hantu. So Bibiliya itubwira ngo niba mugiye kwinjira hano muri ibi byanditswe byera, hari aho ubanziriza, hari aho uhera. Noneho iyo uhahereye ni nabwo uba sure, nibwo uba sure, nibwo udashidikanya ko winjiriye aho ukuri kandi ko aho ugana na hari aho ukuri ari hazima. So hari uburyo ubimenya utabanje kuvangirwa mu bintu byinshi. Ushobora gutangira nkakubwira ngo ubu ngubu ikibazo cyawe ufite ukeneye kubohoka ku kanya. Maybe si nacyo ukeneye. You see, dukeneye gukora diagnosis, dukeneye gukora iyo ugiye kwivuza indwara babanza bakagusuzuma ubundi ni ikihe kibazo unafite. So mu rwego rwo kugira ngo rero bidufashe, reka nsome muri Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 10, umurongo nasomye ubundi kuva ku wa mbere kugeza ku wa 7. Ubwibyo Yesu nsome ku murongo wa 6 n'uwa 7. Baravuga ngo Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenye ibyo ababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni jye rembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Iyi ni ingingo, ni ikintu gikomeye cyane ko niho turi guhera twije. Muri rusange, ndi guhera muri rusange kuko niba tugiye gushwanyaguza kuvunaguramo ibintu nuko nabasobanuriye, iyo ushaka kubara neza uhera kuri 1 ukagenda ugana ku 10. Ntabwo utangira mu kugabanya, ni ibintu byo kugabanya 50 ugabanyije wenda 3 n'igice. Ibyo bintu biba biri komplike, ntabwo uhera aho ngaho. Aho rero niho abantu benshi binjirira bati bino bintu biragoye, bino bintu birakomeye, n'ababyinjiramo bakavuga ni inyana, bino bintu biragoye, ntushobora no kubyumva niyo wagira uti. Binjiriye mu irembo. Niba ibintu bigiye kukorohera, hera kuri 1, 2, 3. Numara kumetriza ushobora guhera ku 10 ukajya umanuka 9, 8, 7 gutyo. So ni byiza rero guhera kuri iki kibanze. Ni hehe? Ni irembo.
we need to make sure ko abantu banatubwira ko hari irembo cyangwa bazi ko iryo rembo rihari. Ndagira ngo wumve iki navuze ngo nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari jyewe rembo ry'intama, abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo, umuntu ninjira muri njye azakizwa. Byonyine ari no kwereka ngo uca muri iryo rembo ukanakizwa. Oh my. Uca muri iryo rembo kugira ngo unakizwe. Reka mbereke ikintu kimwe wenda nacyo nzakigarukaho. Abantu maze kubona batazi, abantu ntibazi agakiza bantu b'Imana. Abantu ntibazi sozo, agakiza, salvation icyo ari cyo. Abantu bazi ukuntu batekereza agakiza ni nabi byishe byose. Nguhaye urugero rwiza rwagufasha kumva. Umuntu agizwe na dimension, agizwe n'ibintu byinshi. Hari umubiri, ubugingo n'umwuka n'ibindi bice byinshi bundi sahagarukira gusa. Kwibeshya ko hari impinduka yabayeho mu mikorere ye, ubwo muri behaviors, mu myitwarire ye, yuko ubwo uwo muntu yabonye agakiza. Ariko se ako gakiza gakora ku myitwarire gusa? Ako gakiza katakoze, wumve n'ikibazo cy'agakiza n'icyumvikana n'iyo definition ubwayo nibazi ko ari umuti, nibazi ko icyo kintu gisobanuye umuti, nibazi ko bisobanuye sozo, bisobanuye umuti ku muntu urwaye agakira. Umuntu agizwe n'ibice byinshi. Iyo tuvuga urugero wakomeretse mu marangamutima yawe, icyo ukeneye, nubwo dutekereza ko turihutira ku baganga batugira inama, ukeneye agakiza. Icyo abantu batari kumva ni iki, bazi ko agakiza gakora ku gice kimwe. Ntabwo bazi ko amarangamutima yawe gukira kwayo nabyo ari agakiza. So salvation ntabwo iri limite, ntabwo agakiza kari limite gusa ngo ku myitwarire, ibintu nk'ibyo abantu nabonye bacaho. Ni umurwayi uri gukira, agakira mu muti, agakira mu mwuka, agakira mu bugingo no mu mubiri. Ni muri urwo rwego no gukira kw'imibiri yacu ari spart, ari agace ari igice cy'agakiza. Agakiza niko abantu bakeneye, kubera rero bakamanuye batumva n'ibyo ari byo, ntibazi ko icyo bakeneye ari agakiza. Uyu munsi wa none ibi bintu mbivugiye gushaka kwerekana ngo umuntu nanyinjiramo azabonamo agakiza. So ibi ni byo uhura nabyo iyo winjiyemo muri rya rembo. So atangiye avuga ngo ni njye rembo. So iyo ugiye kwinjira muri ibi byose ugomba kwinjirira mu irembo. Aha niho twasobanuye ubushize, ni naho twagarukiye, ni naho twavuzeho gake. Ndi kwerekana ni iyo ushaka kwinjira muri bibiri uhere mu itangiriro, hera ku irembo, ca mu irembo. Uhere muri Yohana, ca mu irembo. Si ikibazo cy'igitabo, si ikibazo cy'igice uheramo, ni ikibazo cyo kumenya irembo kwanza, ukanamenya iri n'iryo rembo. Yesu aravuze ngo nije rembo. So meaning niwe rembo. So si ikibazo cy'ibitabo n'inyandiko n'ibice n'imirongo, ni ikibazo cy'umuntu, the person, umuntu uwo wise ni rembo. So aho niho duca, icyo nicyo cya mbere dukora, aho niho hambere duca. Niba tuzi ko niba ibintu bigiye gusobanuka, bigoye guca mu irembo. Mu bintu byose dukora mu buzima bwacu habaho ibitangira, ibikurikiraho n'ibisoza. Umuntu najya kuririmba indirimbo agakora igihangano, akora uko bitangira, uko bikurikirana, uko bisoza, nibyo bifite logique. Abantu bagira amasaha babyukira bakoreramo, ubundi bakaruhuka. Hari ibintu mbese bifite logique gutyo. Iyo bije ku Mana no gusobanukirwa neza urugero n'ibyanditswe byera, aho niho haza akavuyo. Ukibaza byo nibigiraho bitangirira, ibikurikiraho nuko bisoza. So iyi ngingo irakomeye cyane kuvuga ngo mbese iyo ushaka kwinjira muri biriya bwa mbere ariho hose uca hehe? Uca mu irembo.
uca mu irembo. Yesu aravuze nije rembo. Muzi ko byonyine kubera kudaca mu irembo byateje ingorane nyinshi n'uyu munsi dushobora kuba turwana nazo. Yabivuzeho neza ubushize ari kuvuga kariya gatabo gace k'umugenzi ka John Bunyan wari waryamye ararota. No wonder yarakoraga, yari umucuzi, so yararushye, kugira ngo Imana yashakaga kumwishurira iby'ubuntu bwayo, maze arya, kuko umuntu wese wayishuriwe by'ukuri iteka ryose akikubita hasi bikamurenga. Iteka ryose yahishurirwaga Imana irenze iyo yarazi, Imana irenze ubwenge bwe, Imana ineza yayo iruta uko yayitekerezaga, urukundo rwayo rwa rundi rumuhitana. Iteka ryose icyo nacyo hishurirwa rikomeye cyane. Icyo araryama ararota, amaze kuryama ararota nibwo yanditse kariya gatabo. Abantu benshi bashatse kugakurura ngira ngo bakumvira aho basanzwe bari mu isi yabo, nk'uko n'ubundi byanditswe bikorwa, umuntu abyumva uko ari, ntabyumva uko biri. Ntabwo umuntu aza ari netre, ntabwo aza n'umutima bya bindi bavuga nyine umutima. Hari ubwoko bune butandukanye, hari gukara, mu nzira, mu mahwa n'ubutaka bwiza. Bwa butaka bw'ubwoko bune muri bya bibyemo imbuto. So habaho icyitwa ubutaka bwiza rero, aho umuntu aba ari tayari, ari ready, yiteguye, attitude imufasha kwakira bya bintu neza kurusha uko aza ari we wempozaho. Bisa nkaho ari twe turi kwigisha ijambo ry'Imana icyo rikwiye kuba rivuga n'uburyo rikwiye kwifata, kuko ryibeshye kurusha uko twe ritwigisha. So tuza ari twe barimu kurusha uko tuza turi abanyeshuri. So twempozaho ibitekerezo, superimpose our ideas, ibitekerezo byacu mucyo twakigishijwe kurusha uko dukwiye kubyumva. Hari ahantu nigeze kujya kera, noneho ndigisha nasobanuraga ibintu bijyanye n'isanduku mu buturo bwera, n'isanduku y'Imana, uko byari bimeze mu isezerano rya kera, isezerano rishya, ibintu nk'ibyo. Noneho wabyumvaga abyumva mu isi ye, kuko nabyumvise ko nta kintu na kimwe yumvishije. Noneho ko yari umuyobozi aho, arahaguruka aravuga ati okay, ati ibyo yashakaga kuvuga nibi. Ubwo abivuga azi ngo ari kubyongera nyine cyangwa ari kubivuga neza, kumbe byose ari kubyica uhereye ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Ariko we afite confidence nyinshi, azi ko ari ngo yabyumvishije neza, mwumva arabyangije kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Kuko akenshi umuntu nta numva ibiri kuvugwa, tugira intege nke zo gutega abantu amatwi, tugira intege nke mu kuba nk'ubu urugero, ushobora kuba uri gutega amatwi aho kumva ibiri kuvugwa. Iyo muri kuganira aba ari kuvuga witeguye kumusubiza, nta nubwo ushobora gutuza uti wenda reka numve, rimwe na rimwe si ngombwa ngo usubize, witeguye guhita uvuga nabyumvishije kandi ntacyo wumvishije. So iyo myumvire iyo turi kumva ishobora kutubera inzitizi, ntitwumve neza ikiri kuvugwa. Yandika agatabo ke baragatwisize, barahindahinduye, kuko ureba bashyizemo imirongo ijyanye n'uko uwo muntu wakoze edit wagize ibyo yongeraho abishyira mu murongo. Ariko uyu mugabo yavugaga ibintu bikomeye muri urwo rwego nyine yerekanagamo. Yagiye kurota ngo abona ari abantu buriye inkiki baciye ku irembo ngo umutwaro ubaveho, kuko iyo ndirimbo umukristo muri icyo gitabo arayibona ngo agera nta n'icyo yabikozeho. Yageze ngo aho hantu ngo umutwaro uhita uribwiriza ugwa hasi, ntiyabisengeye, ntabyo birukanye. Something happened. Kubera iki? Kuko yabonye gusa umusaraba, yarebye umusaraba. Twe byasobanura ko ari ukubishurirwa. Iyo twe duhishuriwe ku musaraba, icyabaye ku musaraba, hari ikitubaho.
icyo kitubaho ni nk'umusaruro w'ibyo twabonye. Icyo rero ni ikintu utakwiha. Niyo uri kubireba wibaza kuki uriya mutwaro atawituraga, niyawitura nta bushobozi yari afite bwo kuwitura. Nayo mpamvu bari bamugira inama bati we genda ubanze ugere hehe, ahantu hitwa ku musaraba. So aca mu irembo, ibyo bigenda neza, aza guhuriramo ngo n'umugabo witwaga Nyamugirya Nini. Abantu noneho ngo akajya areba, arambwira ati se ko wowe waciye mu irembo, aravuga ati upfa iki ko twese tuhari, ko nanjye ndi hano. Icy'ingenzi ni uko ndi hano, uko ninjiye ntibikureba, njyewe ndi hano. Ariko ibyo ari kuvuga ngo ari hano ntabwo asobanukiwe uko ibintu bigenda, ntazi the beginning uko bikurikirana. Uwo azafasha iki rero ngo ahinduka Nyamugirya Nino ateraganwa? Kuko hari iby'ibanze yakamenya, hari iby'ibanze yagasobanukiwe. Kandi si uteraganwa gusa, noneho uwo muha umwanya yigisha. Uba ubonye ishyano, kandi benshi babonye amashyano akomeye cyane kubera kumva ibyo. So basically icyo ndi kubereka, irembo ni irihe rero dukwiye guheramo, dukwiye kwinjiriramo. Aho twaca hose irembo ni ngombwa kumenya ko ari rihari, aba ari ryo ducamo. Iryo rembo ririvuze, iryo rembo ni rizima, iryo rembo rifite ubuzima, iryo rembo riravuga, iryo rembo riravuze ngo ni jye rembo ry'intama. Amen. Amen. Ijambo intama ni imvugo shusho yashaka kuvuga abantu, yashaka kuvuga abizera, yashaka kuvuga twe, ni imvugo shusho. Ariko kandi aravuze ngo ni njye rembo ry'intama, ni njye rembo mucamo, nta handi mushobora guca, ni njye muheraho. Ikintu cyonyine cyagupfa, kandi aho hantu udashobora guca ahandi ngo ugereyo keretse irembo rigufunguriwe. Yesu ari kuvuga ati utanciyeho, mbese utinjiriye muri njyewe, siza ahandi wavuga ko winjiriye, sinzi ubundi buryo uba waragezeyo, nawe ntabuzi. Hari uburyo bumwe. Iryo rembo rikwiye kumvikana ko ari cyo cy'ibanze. Ese niho abantu baciye? Ese niho abantu bahereye? Ese niho abantu binjirira? Iyo winjiye muri iryo rembo noneho ibitangaza, aravuze ngo habamo ubugingo, habamo agakiza. Amen. Iyo ntabwo ari wowe uzanamo agakiza, karima wewe winjijwe mu irembo, usanga icyo yise urwuri. Urwuri ni imvugo shusho ikoreshwa ku izi ntama zigomba kurya. Ni ubuzima bw'izi ntama zirya umunsi ku wundi kugira ngo zibeho, zitarisha, zitabona urwuri. Kuba bizi ibyo byose hano buri wese yabitekereza, nta buzimizo zapfa zigashira, nta rwuri ruhari. Hari umuntu wambwiyeho hano, yanyandikiye ku ruhande arambwira ati njye birasa nkaho kimwe mu bibazo dushobora kuba dufite, inzara. Muzi inzara ni mbi, inzara ni mbi pe. Inzara ni ikibazo kiba gihangayikishije isi, ubundi kiba gikwiye kwihutirwa ku buryo bitari ibyo gutekerezwaho kabiri kugira ngo ihashywe n'abantu benshi. Fortunately intego y'ubuzima bwabo ni ukurwanya inzara, ariko we should be living a life beyond that. Hari intego y'Imana, si icyo ngicyo cyo kwirwanya, ahubwo hari byinshi ko muri yo ntabwo ari cyo cyifuzo cyayo. Gusa ndabizi neza ko kimwe mu bituma ibibazo bikomeza kubaho, bimwe abantu nibabyitera. Ariko ingingo yanjye nashaka kuzana aho ni kuki iyo ushonje ushobora no kuba uvuga nabi, ukajya uvuga nabi, ugatongana cyane, ukagira amahane, ukumva ntumerewe neza. Ntabwo ushaka kuba ushonje ngo nurangiza ntumerewe neza. Abantu b'Imana baba ari ikibazo cy'inzara, noneho ugasanga ari impamvu y'umwiryane n'amakimbirane, nk'ibimenyetso byo hanze bikwereka ngo abantu bari gusufura, barashize. Cause hari ubwoko bw'ibiryo bakabaye barya. So fata intama zibure
zibura urwuri. Sinzi niba sinzi uko byagenda, amanywa n'ijoro zabuze urwuri. Aravuga ngo njye ndi irembo, ntabwo ari wowe uzana ibyaha, ubisanga ni njye byuzuyemo. Wowe iyo winjiye uhasanga urwuri. Iyo winjiye muri iryo rembo uhabona ubugingo. Iyo winjiye muri iryo rembo uhabona sozo, agakiza. Si wowe uzana agakiza, agakiza kari muri uwo. Iri rembo ndi kuvuga ngo niho twinjirira, niho twinjirira, niho twinjirira, niho twese twakabaye twinjirira, niho uprezanta wese ibyanditswe byera Bibiliya akwiye kuba yinjirira. Ibi tuzabigaruka. Abanuzi bose babibonaga barishi umunezero mu myaka myinshi mbere yuko n'uwo nguwo aboneka. Babonaga umunezero kuri bo, uwo munezero wabaga igikorwaho muri icyo gihe cyabo kandi ataraza. Kubera iki? Kuko iki nicyo gikomeye. Iryo niryo ryari irembo ryonyine twagombaga kwinjiriramo. Si iyo ugiye gutangira rero uhera ushaka kuvuga uti uburyo cyitangiriro ariko ukaba utaciye mu irembo. Ushobora no gutanga nibwo yari yaje, bari kutwereka ivuka rye, ukisomera inkuru aho kwita cyane kuri iri rembo ku byanditswe gusa. Ari byo nabyo tuzabona hirya ngo abantu baba Yesu yarabagaye cyane avuga ati mushakashaka mu byanditswe mubwira ko ariho mubona ubugingo mukananirwa kuza hondi ngo mbakize. So icyo reka ngisoreza aho ngaho. Ingingo ya mbere kandi ikomeye niyo, iyo ugiye kwinjira mu rwego rwo kugira ngo bitazakugora, bitazakuvuna, kuba sure, kumenya ko aho nabyo byivuze ngo nijye rembo, nijye rembo ry'intama. Ibyo mvuze rero ni byinshi, ndagira ngo mbahe umwanya. Niki mwumvishije, niki wakunganira, niki ushaka kubaza mbere yuko mpera indi ntambwe imwe. Ibyo twabivuzeho ubushize, ubundi dutangaho umwanya, ubundi nari mbisubiyemo. Hari abandi baje bashya, kandi nkaba numva iyi ni itsinda rifunguye. Iri ni itsinda rifunguye, ntabwo ari itsinda rifunze. Ngo itsinda rifunguye rero rizahora n'aba newcomers, abantu bashya. Itsinda rifunguye iteka ryose hari uburyo rikwiye kuba trete. Itsinda rifunze mushobora kwigamo ibindi bintu kuko nyine mwazamukanye mwenyine muri kuzamuka. Ariko iri rifunguye byanga bikunda bizaba bidusaba kumenya ko audience ntabwo iteka ryose ari baba, ntabwo wakwasima ko babizi cyangwa babyumvise. So niyo mpamvu agomba kubaho feedback ngo tumenye uko bimeze. So natanga umwanya, hari icyo wumvishe, hari icyo wungutse, hari icyo wumva washaka kurenzaho few minutes, iminota mikeya, ubundi probably dukomeze. Murakoze. turakoresha bwa buryo bwa reactions ku ruhande kuri screen yawe, hanyuma uzamura akaboko. Nibwo buryo Zoom yagennye ko abantu bazajya baganira bahana umwanya. Ubwo ufite icyo ashaka kuvuga arakora ku ruhande, nyine mbona akaboko kazamutse tumuha umwanya. Anto, mbonye Anto yamanitse. Anto, unmute yourself hanyuma ugire ushyireho unagize neza. Ntabwo ushyiraho video njye ndaryamye, ariko Dani naramubwiye ni Antoinette umubyeyi. Njyewe nkuyemo Dimanche ntabwo nagize amahirwe yo gukurikira, ariko nkuyemo ibintu bibiri bifashije cyane.
irembo donc umuntu ugiye kwiga gusoma Bible cyangwa ushaka kumenya byinshi ko ugomba kwinjira mu irembo kandi irembo ari ryo Kristo Yesu. Ni ikintu kimfashije kandi numva kibaye kigali muri njyewe. Ikindi nkuyemo nyine ni agakiza, ko agakiza atari kumwe nyine twamenye donc twigishijwe ko ari ukwihana ibyaha, kubabarirwa ibyaha. Donc agakiza ariko te imwe yonyine iri spirituel, ahubwo ko agakiza ari mu bice byose uko ari bitatu, ko ari mu mwuka, agakiza kaba mu mwuka. Donc umwuka urakizwa, ubugingo n'umubiri, donc ntabwo n'umubiri wasigaye. Donc numva ibi kubyumva cyane kuko nzagenda mbisobanukirwa, bizongera uburyo bwanjye bwo kwizera, kuko ari igihe usenga nyine ukumva warababariwe cyangwa iki, ariko ukumva agace ko mu mubiri kwizera ko Imana yagukiza indwara cyangwa gukorera ikindi kintu, ukumva yo irasigara, cyangwa agace ko mu bugingo surtout amarangamutima ugasanga irakomeza gupfa, kwangirika. Donc ariho harimo ya depression, angoisse n'ibindi byose, ariko agakiza gakiza ibyo bice byose. Merci, n'ibyo numva numvise. Wow, Anto arakoze cyane. Ibintu bikomeye cyane. Buriya igifite imbaraga si ukumva ikintu ngo wacyumvishe gusa, ahubwo no kugisobanukirwa. Ibyo bintu uramutse ubiretse bigacengera imbere muri wowe, wakumva uburemere bwabyo. Mupenzi turwaye umwanya wamanitse nawe. Ndabashuje cyane. Twakwikirije mupenzi. Yes, nanjye ndashimira Imana ku bw'aya materaniro. Ntabwo ubushize nanjye nabonetse, ariko byatewe na gahunda z'akazi. Mu by'ukuri rero pastor arakoze cyane ku bw'inyigisho, kubwo kuduhugura, kandi amushimira inyigisho tunyuzaho buri gitondo ko ziradufasha cyane. So ikintu rero nubishijemo, urabona hari ukuntu nyine umuntu agenda yiga ibintu, ariko ugasanga rimwe na rimwe arahera ku mutwe. Ko muze kubibona ko ndi umwarimu, iyo umwana umwigishije ibintu bisa nkaho bihanitse mbere yuko amenya ibintu byoroheje, biramugora kubyumva. Niyo mpamvu rero wa mugani, umuntu atabanje kumenya ahantu anyura ariho Kristo, biragoye kumva ibi bintu akoresheje ubwenge bwe, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo niwe waduhindukiye ubwenge. Urumva nyine gusobanukirwa Imana udafite ubwenge bwayo aribwo Kristo biragoye cyane. Niyo mpamvu rero shimira pastor rwose ku buryo akomeza kudufasha cyane, kugira ngo nkangwe n'abantu kugenda basharinga izi videos cyangwa se izi nyigisho, kugira ngo bashe gusobanukirwa. Murakoze cyane kandi ndabashimiye pe. Mupenzi urakoze. Tugitegereje ko hagira n'undi umanika akaboko kugira ngo aduhe comment ye. Turabashimiye ko feedback mutanga ari constructive cyane, nyine yumvikana ko umuntu yumvishe, kandi ibyo ni byiza cyane. Sinzi niba hari undi tukamuha umwanya. Okay, ndabona bishoboka kuba ari nta wundi. Ubwo wenda sinzi, Dan wakomeza feedback twafata izi ngizi. Fine, nta kibazo. Yego, dutere indi ntambwe. Ndabashimiye, ibyo muvuze biratwubaka. Feedback rwose gishake kibe kimwe cyangwa bibiri, ahubwo uwo muco rwose nabisabiye. Ibyo bintu ni nka kwa kundi muzabe mureba mu birori bakora ikintu abantu wenda biriya birafasha. Jackson tumuha umwanya yamanitse, twumve niwe wa nyuma, nta wundi turi bwakire nyuma ya Jackson.
Jackson karibu. Oh, Tim kanda Jackson, internet ni njyewe cyangwa ni wowe? Jackson, Excelling here. Jackson, biraza kuza kurira igiti. Sasa akatuguha amahirwe ya nyuma twumve ko bikunda, ongera ugerageze kuko turabizi rwose ntabwo ari twebwe ikibazo cyo kwitwa. Ongera ugerageze. Wapi byanze ahubwo ni ukumenyereza abantu uzabifatira pozisiyo ku buryo bikunda kandi ikibazo tukakigira. Okay, komeza. Ya nta kibazo, interineti iba yazonze benshi Ariko hari n'abashatse kuzaho. Jackson yatwandikira feedback ye muri nuza twaza kuyisoma muri chat. Jackson yitwandikire turaza kuyisoma. Thank you, niba unyumvishe noneho pasiteri yakomeza sawa merci. Yes, nari mvuze ni hari igihe bigorana ariko tuzagenda tubimenyera kandi tubikoreshe byanga bikunda. Ubu ni uburyo bwiza buhari kandi tugomba kubyaza umusaruro. So ndagira ngo nsubire kuri wa murongo nasomye, noneho nkuremo icyo ngiye gukomerezaho kuko nirinze kukivugaho kuko nashaka kubitwara buhoro buhoro. Ndongera nsome muri Yohana igice cya 10. Ndasoma umurongo guhera ku murongo wa 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa. So umuntu iyo yinjiye mu irembo arakizwa. Iyo ni ingingo atubwiye ko urwuri rurimo. Naranje aratubwira ngo umurongo wa 10, umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ndi kubaha inshamake y'ibintu bikubiye muri iyi Bibiliya mbere yuko tunayinjiramo ngo tugende tubireba mu bihe bitandukanye, kuko no kuyinjiramo tukayireba ibi biravuga ibi, inyungu zirimo ni izihe? Kuko iki nicyo ngiye kubereka. Inyungu zirimo muri ibi byose byo kujya impaka, uwigisha neza, uwigisha nabi, wavuze yihuta, wavuze gahoro, so what? Bimaze iki? Bivuze iki? Bisobanuye iki? Niki cy'ingenzi muri rusange mbere yuko twinjira mu kuzabitandukanya? Niki cy'ingenzi tuboneramo mu gihe icyo kintu cyaba kitabonwe kandi kitagezweho, kitagaragaye, ntacyo byaba bimaze rwose. Nushaka ujye ku cyumweru usenge kuva ku wa mbere ugeze ku wundi wa mbere, wumva iki, ibyo bintu bikaba ntacyo bivuze. Niki cy'ingenzi kiri kuvugwa hano? Ndagira ngo mwumve icy'ingenzi cyo twakibonye ni uw'isi irembo, ni uyu Kristo Yesu. Ariko kandi kubera iki uyu Kristo Yesu? Kubera iki uyu nguyu? Kubera iki atari undi muhanuzi ukomeye? Kuki atari Eliya? Kuki atari Mose? Kuki atari n'ibyanditswe ubwabyo?
why kuki atari ibitangaza akaba atariyo ntego nyamukuru hano? Kuki ari uyu nguyu Yesu? Ni ukubera ibi ngibi batubwiyemo imbere hano. Atubwiye iby'urwuri, atubwiye iby'agakiza, atubwiye iby'ubugingo buhoraho. Now, njyewe ngiye gukora ku cy'ubugingo buhoraho muri makeya, aba aricyo kiza kuba icy'uyu munsi cyangwa gikonkludinga uyu munsi, kandi nacyo singitindaho, ndakivugaho gakeya, ubundi mbaho umwanya n'abatugana ku musozo. Naho ndagira ngo twumve iki. Ni umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ushobora kugarukira ku izina rya Yesu gusa ngo ko warivuze cyangwa warihamagaye cyangwa, ariko ukaba utazi iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho, the eternal life, ubu buzima buhoraho. Iki rero ni ikintu utabonera, ntiwakigura mu isoko, ntiwagikorera, nta muntu wundi wakiguha. Nta gitangaza rero kuba avuga ngo ni njye rembo, ko muri iryo rembo winjiyemo nimwe uboneramo urwuri, ukaboneramo agakiza, ukaboneramo ubugingo. Ubu bugingo rero buhoraho nicyo kintu ushaka kuvugaho gatoya. Mu ncamake, ubugingo buhoraho, hari n'igihe rimwe na rimwe mba mbitekerezaho, navuga ni ubanza tutarigeze tubukoraho cyangwa tubuvugaho bihagije, mwumva nta ide dufite ku kintu cyitwa ubugingo buhoraho, cyangwa se iyo dufite igitekerezo dufite ni gitoya cyane ugereranyije n'icyo ubugingo buhoraho ari cyo. Ndeka tubanze tugume muri uyu murongo, ndagira ngo mbumvishe iki mbere yuko tuhareba. Murabizi ko abantu benshi iyo batekereje ubugingo buhoraho bavuga yuko bazahabwa ubugingo buhoraho cyangwa tuzabona ubugingo buhoraho nyuma y'ubuzima, ariko sinzi niba mubonye ito dusomye. Haratubwiye ngo yaje kuduha. Now, iyo yaza gushaka ko tuzaba tububona, icya mbere niyo ari no kuza. Hano haratubwiye ngo umujura ntazanwa. Uzi yaje, iyo umujura azanwa ngo aje kwiba. Ni ukuvuga ngo ubujura n'umujura biri hafi aho. Iyo yaje abazanye kwiba. Now, kwica no kurimbura ngo ibyo nibyo azana, ntabwo ujya kubishaka, ntabwo uzabibona. Iyo yaje nibyo azana, umenya ko abikugejejeho uwo munsi wahuye nawe, umenya ko ibyo ngibyo biri aho hamwe nawe, arabikuzaniye. Ntabwo ari kubwira ngo ugende uzagenda ubibone, ari kubwira ngo ndabizanye. Now, aratubwiye ngo umujura nazanywa n'ikintu keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngewe nakoze iki? Nazanywe no kugira ngo zizabone se. Ibi bintu nzabigarukaho mbereke uburemere bw'ikintu cyitwa ikibonezamvugo byonyine muri ibi turi kuvuga tenses. Kuko hari igihe umuntu akantu kari simple, akantu koroshye kureba, ni mu nzagiye, ni mu mitagiye cyangwa ni ahazaza. Yesu ari kuvuga ngo nazanywe no kugira ngo zibone, apana zizabone. Ntabwo afite mu bitekerezo bye kuzabona, afite mu bitekerezo bye ubugingo buje bubasanga. Simwe muzagenda mubusanga, nibwo buje bubasanga. Maybe ni byiza cyane kurushaho ku buryo uhita wumva bikabije, kuko ubu bugingo ntabwo buri kuvuga ngo nazanywe no kugira ngo bazabone. Oya, naje kugira ngo babone, kuko nibatabubona nje ari njye ubuzanye, bazabukura ese? Bazabukura uretse njye ubuzanye. Ni impano nzanye, ni umugisha nzanye, ni agakiza nzanye, ni urwuri nzanye, ni ubugingo nzanye. Ibi bintu bazahita babibona, ibi bintu bazahita babibona, ntabwo bazabibona, bahita babibona. So ndagira ngo numvikanishe ko muri murongo waho Yesu ari irembo, ariwo twinjiriramo, tubonamo urwuri, tukabonamo agakiza, tukabonamo ubugingo buhoraho. Iki rero kikaba n'icy'ingenzi, reka mvuge summary, icy'ingenzi kirusha byose cyamuzanye. Yaje kugira ngo
zibone ubugingo. Niba izo ntama zitabonye ubugingo, kuza kwe ntacyo bimaze, nta n'icyo bivuze, then nta mpamvu yo kuza. Impamvu aje ni ukugira ngo zibone. Njye ndamutse nje iwawe nkakubwira ngo nje kugira ngo nkugezeho aya mafaranga runaka, nje kugezaho ubu butumwa bampaye, ntabwo bitandukanye no kuvuga ngo uzagezwaho ubutumwa, uzagezwaho amafaranga. Iyo nje ngutumweho, ntuzanira icyo nagutumweho. Saravuga ngo zaje kugira ngo babone, apana bazabone, babone. Do you realize ko ubugingo buhoraho buri kuvugwa ari nonaha, atari igihe kizaza, ari nonaha? Babone. Niwe uje ubufite, niwe uje ubuzanye. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Naje kugira ngo babone. Now, muri uwo murongo dusomye, ndagira ngo turebe muri Yohana ibice 20. Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya 20. Yohana igice cya 20, ndasoma umurongo wa 30 na 31. Haragira ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Muherwe ubugingo. Ubu bugingo ari kuvuga ni bwa buzima bwe, bwa buzima buhoraho. So mwube, hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Niba ushaka gupima Yesu ari we rero, ntagapimirwa mu bwinshi bw'ibitangaza yakoze, kuko batubwiye ngo hari n'ibindi byinshi byakozwe uyu mwanditsi atanditse. So record dufite, ibyanditswe dufite ni ibyanditswe bifite intego. Ngo ibi ngibi dufite ibimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze, again ibi nabyo nzabigarukaho, nerekane ko biriya bimenyetso byose tubona n'ibitangaza tubona byari ubutumwa. It was a message. Yagomba kuba ari message yari arimo atanga. Ukabona akijije umuntu, ariko nturi kubona ubutumwa ari gutanga muri icyo gitangaza cyangwa muri uwo murimo ari gukora. Ibyo byose ngo yabikoze kugira ngo ikigerwaho ni ikihe? Twemere se ko ari umuntu utangaje ukora ibitangaza? Oya. Tumuhimbarize ko akomeye, yakoze ibyo abandi bananiwe gukora? Oya. Ahubwo ngo hari igitekerezo nyamukuru cy'ingenzi, ngo kugira ngo tumwizere, ariko tutamwizera tuvuga ngo dufite umuntu ukomeye gusa, ahubwo tumwizere kuko muri we harimo ubugingo. Tumwizere tubone ubugingo buhoraho, twakire ubugingo buhoraho, tubone ubugingo buhoraho. So the whole entire idea, igitekerezo muri rusange, ni iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho. Mbega uburyo ubuzima bw'abantu bwabaye, babyita miserable, bwabaye ubuteye ubwo kugirira impuhwe n'imbabazi, kubera kutamenya igitekerezo kimwe, iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho ngo niyo ntego, ngo burya yagira ngo akore bya bitangaza birangire wemeye ko muri we habone umwizere, hanyuma ubone ubugingo buhoraho. Si ikibazo cy'ibitangaza, si ikibazo cy'ibyo, ibyo ni ibisanzwe, ahubwo hari ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho ngo ni intego ikomeye data. Now Yesu Kristo yaziye uko twabibonye mu bice 10, ariko kandi noneho ngo bya bitangaza byose yakoze agira ngo arusheho gutuma twizera,
arushaho gutuma twizera kugira ngo muri we tubone ubugingo buhoraho, the eternal life. Iyi ngingo nanone ihamije ko atari ibyo tuzabona nyuma y'uko akoze ibitangaza, nyuma y'uko abikoze ibyo byose ngo tumwizere muri we duhabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo ari muri we tuzahabwe, muri we duhabwe uwo munsi, ako kanya, icyo gihe. Si ubugingo buhoraho, si ibizaba, si ubugingo buzaza, ni ubugingo bw'uyu munsi cyangwa buhari uyu munsi wa none. Yohana nanone muri iki gitabo cya Yohana ibice 5:39 ndacyerekana gusa ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho Yohana niwe wabuvuzeho kurusha undi muntu wese muri za ntumwa 12 mu cyimbo cyo gukoresha andi magambo yagiye akoresha eternal life, ubugingo buhoraho. Nimubona mu bandi bigisha bo bagiye bakoresha ubwami bw'Imana, Yohana nakoresha iby'ubwami bw'Imana. Yohana akoresha ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero ni igitangaza cyane, ubuzima buhoraho. Ndagusorezaho ndi kubudefinisa icyo ari cyo, gusa hano ndi kugusomera nkwereka icyo uko Bibiliya ibutubwiraho. Mwibuke ngo iyo twinjiye mu irembo tuboneramo ubugingo. Nicyo rero ndi gutindaho mvuga ngo ubwo bugingo buhoraho ni ikintu cy'ingenzi cyane kubimenya uyu munsi, kutazabubona ahubwo kubufite, cyangwa se kububona ku bwa Kristo Yesu. Uyu nguyu waguhindukiye irembo cyangwa guhindukira irembo umwijiyemo. Nicyo gituma tubwira muri Yohana igice cya 5:39 akavuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho. Hari umuntu wabajije ikibazo hano, ndahita ngisubiza nsoje gusoma uyu murongo. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Hanyuma nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo. Mwumve ikibazo cy'aba bantu, ikibazo cy'aba bafarisayi, ikibazo cy'aba bagabo. Bari bafite ibyanditswe. Reka mvuge, twebwe uyu munsi dufite ibitabo 66 muri Bibiliya yose. Ubu muri iki gihe hari ibitabo gusa byo mu isezerano rya kera. N'uyu Matayo yari atarandika. Bishatse kuvuga ngo hari gusa ibitabo byose uhereye mu itangiriro kugera ku gitabo cya nyuma, ku gitabo cya Maraki. So ibi bitabo byari bihari, nibyo ngo binjiragamo barondora. Ndagira ngo wumve iki kintu. Hari abantu bitwa abanditsi, muzajya mubona Bibiliya ivuga, buriya ntugire ngo abanditsi bari abantu basanzwe. Abanditsi bari abantu bari unique, badasanzwe, bize bagasesengura ibyitwa ibyo bitabo bya Mose byose. Yanditse inyandiko zari nk'abahanga mu nyandiko, abahanga mu mateka, abahanga muri ibyo. Maze Yesu aravuga ati simpakana ko mwashakashatse pe muri izi nyandiko, murazumva. Iyo muzengurutse aha murazumva, wambwira ibyanditse aho, ukambwira ibyanditse hariya, ukamanurira Zaburi uyizi mu mutwe, ibyo bintu byose. Arangije aravuga ngo murondora, you search. Ijambo ni search the scriptures. Iri jambo search niho ama research, wumva ikintu cyitwa ubushakashatsi, ni ukwinjiramo afite intego yo gushakashaka kumenya. Yesu arahagarara aravuga ati rwose ku bijyanye n'ubushakashatsi ntimworoshye, mwakoze ubushakashatsi butangaje, ariko mwari muzi ko muri ubwo bushakashatsi mwakoze mwazenguruka muri ibyo byanditswe mwibwira ko hari ikintu muri bukuremo kubwo kumenya ubwinshi bw'ibyo byanditswe. Ibyo mubizimiriramo, mubitakariramo, ntibyagira icyo bibungura. Mwavuyeyo muri abantu baca imanza gusa, mvuga ngo ariko wifashe nabi, ntabwo wicaye neza, uri kuvuga ibinyuranye n'ibyo Mose yavuze. Wowe ufite ububasha bwo kubabarira ibyaha,
bya bintu byose bari bafite bazi byabateye kwifata no gutekereza abantu gutyo, gucira imanza abantu, kuba ari bo bashyiraho order uko gahunda zikwiye kugenda, ibikwiye gukorwa mu isinagogi. Ibyo bintu byose byari biturutse ko bashakashakaga mu byanditswe, bagerageza gushyira hamwe ibyo bintu byose. Yesu arababwira ati ibyo ni byiza mwarabikoze, ariko mwari muzi ko ibyo byatumye mutaza aho ndi ngo mubone ubugingo. Si ingingo nyamukuru hano ni ukukwereka ngo kuba umuntu azi byinshi, kuba umuntu asobanukiwe byinshi, kuba umuntu yarasomye byinshi ntaho bihuriye no kuba asobanukiwe iby'ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho rero ngo bwo buva he? Ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo byanditswe. Yavuze ngo mukananirwa kuza aho ndi, buva muri uwo muntu umwe, Yesu Kristo, ubugingo buhoraho. Muzi kuko dukoranya amatsiko, turi abantu rimwe na rimwe turyoherwa n'icyo ubwenge bwacu buri kwakira, abantu bari kutubwira utuntu dushya, utuntu dutangaje, abantu bakunda udushya. Ariko utwo dushya n'utwo tuntu twose turi kuba, haravuga ngo well, bivuze se ko ari ubugingo buhoraho? Bivuze yuko mwamenye ku buryo noneho mwasobanukiwe iby'ubugingo buhoraho, cyangwa mwakira ubugingo buhoraho, cyangwa muzi ko mwakira ubugingo buhoraho? Reka da! So barashakashakaga. Again, ushobora kubihuza n'iki gihe ngo mukananirwa kuza aho ndi. Muri make muri kuha agaciro ibindi byose kurusha njye. Mwumva icyo ari kuvuga ngo mukananirwa kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Ubu bugingo ntibari bazi ko ari cyo gisubizo cy'ibyo bibazaga byose n'ibyo barwanaga nabyo byose mu buzima bwabo bwose. Iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho. Now, reka icyo ngisoreza aho ngaho, ndefinise gake ubugingo buhoraho, ngane ku musozo mbaho umwana. Iyo wumvishije ubugingo buhoraho, iryo jambo ubugingo buhoraho, ikintu gihoraho bivuze ikintu kitagira itangiriro nikigire n'iherezo. Nicyo bita eternel, eternal, gihoraho. Ni ikintu gituruka mu hashize hatagira itangiriro kikagana mu hazaza hatagira iherezo. Niba ubugingo buhoraho koko buhoraho, then ubwo bugingo ntabwo wavuga ngo uzabubona, kuko icyo gihe byaba bivuga ngo uwo munsi uzabubona nibwo buzaba bubayeho. Kandi iri jambo buhoraho bishatse kuvuga ngo n'aka kanya turi kuvuga, kuko ikintu gihoraho, reka dutekereze Imana. Imana iriho uyu munsi, Imana yahozeho, Imana ntizahoraho. Iki nicyo bita iteka, guhoraho. Ntabwo wavuga ngo ni naho haba ingorane zo kuvuga uburyo tuzabona Imana. Icyo ubwacyo kikwereka ngo ni ukuvuga ngo uyu munsi ntabwo uyu munsi ngira ngo ntihari cyangwa ntiboneka, ariko hari umunsi izaboneka. Uri kumva icyo gitekerezo? So ubugingo buhoraho abantu babutekereza nk'ikizaza, ubu bwambuye ububasha bwabwo bwo kuba ubugingo buhoraho. Icyo gihe ubu bwise ubugingo buzabaho, ntabwo buba bukiri ubugingo buhoraho, kuko igihoraho cyabayeho utarabaho, kiriho uyu munsi kizanahoraho. So Yesu ngo kuzana ubugingo buhoraho, mwibuke uyu turi kuvuga, tuzabibona twitonze, uwe yahozeho. Sari kuzana icyahozeho, icyari gisanzwe kiriho. Ntabwo ari kuvuga ngo icyo cyari gisanzwe kiriho ndi kubabwira ngo umunsi umwe muzakijyamo, no. Kandi niyo mpamvu aje kugira ngo abahe icyo kintu cyari gisanzwe kiriho mwe mutazi, ngo buhoraho. Ubwo buzima buhoraho bw'Zoe, ubuzima muri quantity na quality, ni ukuvuga ngo n'ubuzima yabwo mu isi, niyo mpamvu yabuzanye. Kuko iyo buza cya kabiri
kantite ntibugira igipimo. So muri karite ntibubarika. Icyo nicyo cyitwa, nicyo yakoreshaga ngo ndetse babone umwanditsi wanditse no kugira ngo agisobanure, kimeze abishyize mu cyongereza no mu gifaransa life in abundance, kwari ukurwana no kuvuga ubuzima bwuzuye. Birahura na bya bindi ngira ngo turi kuvuga icyo yita sozo, salvation, agakiza, kuko agakiza kari muri ubu bugingo ni ikintu cyuzuye, abundance, cyuzuye ku buryo kitari limite, kitahagarika guma gusa mu gace kamwe, gigomba gufa nyine umuntu wese ubumuntu bwe bwo bukorwaho n'iki kintu cyitwa ubugingo buhoraho. Ubu nari nyivuga ibi ngibi nko gushaka kubereka ngo iki ni iki ugiye mu irembo ubona ubugingo buhoraho, ntabwo uzabona uhurusa hanyuma ukaba uhuye nabwo, ukaba wihuje nabwo, ukaba ubaye uwo munsi ukaba ufite ubugingo buhoraho. Nabyo urwandiko rwa mbere rwaravuga ngo Yesu ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mumenye ko mufite, apana mumenye ko muzabona cyangwa muzahabwa, ahubwo mumenye ko mufite uyu munsi wa none ubugingo buhoraho. Muri makeya, Yesu Kristo w'isi irembo, aha niho binjirira. Winjirira muri we ukabanza ugahita umenya iby'ubugingo buhoraho. Iby'ubwo bugingo buhoraho ni igitsikamutima, ni comfort, ni agakiza ubwako, ni ibyiringiro bitanyeganyezwa, ni ubizi kandi ubizi nta kibazo cy'uyu munsi n'ahazaza, kuko ubugingo buhoraho butambutse imipaka y'ibihe, bukurenza ibigaragara n'ibitagaragara. Nta kibazo ufite kuzabana n'Imana byiteka, icyo si ikibazo, kuko ubugingo buhoraho nicyo bukora, bukwinjizayo, buguha iyakisa, buguha ubwo burenganzira. Uwo munsi uba ubizi ko nta kibazo ufite, nta kibazo ufite cy'ahazaza, kuko icyo ufite kiruta ahazaza. Ufite ubugingo buruta ahazaza bwahozeho. Nsoreze kuri gutya, ubuhoraho bw'uhoraho, uhoraho niwe Uwiteka. So eternal God, Imana ihoraho, ubuzima bifite ni ubuhoraho. Ubuhoraho bari kutubwira ubugingo bw'uhoraho. Ubwo bugingo bw'uhoraho, ubwo buzima bw'uhoraho ni uwo ni umunsi wa mbere ngo winjiye mwirangizwa ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ibyo uzabona, ntabwo ari ibizakubaho, ni ibikuye mw'irembo, kikaba ari ikintu ufite uyu munsi wa none. Ndakubwiye ngo dufite amakuru make ku bugingo buhoraho, none n'icyo bushobora kugufasha uyu munsi. Ubwo icyo nkoze introduction ku bugingo buhoraho, simvuze icyo bushobora kugufasha, uko ushobora kubugenderamo, uko wabuprofita, uko ukwiye kumenya kurushaho. Iki cyitwa ubugingo n'introduction gusa ko ubugingo buhoraho ngo cyari igitekerezo cy'Imana ivuga ngo icyatumye ibitangaza byose bikorwa ni ukugira ngo tumwizere, muri we tubone ubugingo buhoraho. Reba kubaho ubuzima bwawe bwose uri umukristo, uri umwizera, utanazi, utarisiri, utabizi niba uzabona ubugingo buhoraho, niba ufite ubugingo buhoraho n'ibindi n'ibyo bijyanye n'ubugingo buhoraho, ari kuguhumuriza, ari kugufungura amaso ngo mu gihe cyose winjiye mu irembo, ngo ikimurimo cyitwa ubugingo buhoraho kandi n'icyo uhita uhabwa. Ubugingo buhoraho n'icyo ufite, si icyo uzabona. Izina rya Yesu, amen, amen. Amen, amen, amen. Pasiteri arakoze. Ikintu gikomeye cyane ubugingo buhoraho, ntekereza ko tuzarushaho kubyumva neza. Hanyuma hari umuntu wari wamanitse nuko mubuze, yitwa God, ndabona yavuyeho, ubwo ntacyo kamwihorere. Ndabona ngoga kambaze nsome feedback ya Jackson.
Jackson yavuze shalom, I am blessed kabisa. Amashimwe yo ni menshi kubera ubutumwa bwiza bwuzuye buhishura Kristo, natwe tukarushaho kwimenya muri we nkawe as one. Nungutse byinshi pepe. Urugero yaduhaye rw'inzara, uburyo ufite inzara asufura bikamugiraho imbaraga. Aho umwiryane uhari ntabwo uterwa no kuba abantu batabona ibyo kurya. Aho ahari umwiryane uhari ntabwo uterwa n'abantu batari kubona ibyo kurya nyakuri. Uko niko kuri rwose. Ni Kristo inyoko muntu yose ikeneye ngo itazongera kugira inzara iteka. We are blessed ko twumva ubutumwa bwiza buduhishura ni ukuri muri umugisha. Iyo yari feedback ya Jackson. Byari byiza ko tuyisoma, hanyuma duhaye umwanya Olivier Mboga afite icyo ashaka kuvuga, ni karibu. Murakoze cyane. Ni ikibazo nari mfite ariko pastor yahise agisubiza mu kanya. Kubera ko amatorero cyangwa se n'amadini menshi cyangwa n'imyizerere myinshi ya gikristo ivuga Yesu. So nibazaga ko n'ubundi bose abenshi bavuga Yesu, ni gute umuntu yamenya yuko binjiye mu irembo, ariko wagisubije yuko iyo ukimara kwinjira muri iryo rembo wagombye guhita uhura n'ubugingo, eternal life cyangwa ubuzima bw'iteka cyangwa ubugingo buhoraho. Ubwo rero nicyo gipimo mu by'ukuri. Ubwo iyo udahuye nabwo ni ukuvuga ngo wanyuze uriye cyangwa wanyuze mu cyanzu cyangwa wahushije mu by'ukuri. So niyo comment nashaka gutanga, ariko it's very powerful. Ndashimira Imana cyane. Thank you. Arakoze ngoga kubwa comment ye, feedback ye, ni ikintu gikomeye, ni nacyo kibanze kuba uzi ko byibuze ufite ubugingo buhoraho. Byibuze icyo ni ingenzi. Reka mvuge ibindi byakubakirwa waho, ariko icyo ukizi, kuko icyo ukigishidikanyaho si n'ikibazo. Reka mvuge si n'ikibazo gusa, ahubwo uba ukwiriye kureka ibindi byose urimo n'ibindi uhugiramo, kuko ukeneye asiranse y'ubuzima. Ukeneye asiranse y'ubuzima, kandi ubwo buzima bikaba ari ubw'iteka. Urumva ntacyo ubu buzima bwaba buvuze udafitiye asiranse y'ubwo buzima. Upfa kubaho gutyo gusa uri mu mwijima nta kintu uzi, utazi iby'ubugingo bw'iteka ko ufite cyangwa utabufite. Ni ikintu kiri important cyane. Iyo ukinjira mu irembo nk'uko tubigize, uhita ubona ubugingo buhoraho. Hari undi wamanitse akaboko, ndashaka kumwanika akaboko niba hari ufite icyo ashaka kutubwira, cyangwa amateraniro tukayahinira aho ngaho. Tuba twakurikiye turi benshi, ni byiza ko habaho uyu mwanya abantu interacting, nyine say something, gira icyo uvuga nuko wabyumvise ntawe, no kukumva ni byiza, biradufasha, turabikunda kumva ijwi ryawe. Okay. Igihe rero ndabona 12:00 twebwe zacu zigeze, ubwo sinzi abandi igihe cyabo, mbese amasaha tuba twihaye ni amasaha 2. Navuga nti niba ari nta muntu wundi ufite icyo avuga, kuko ntitwifuza kugira uwo tunigana ijambo, ubwo ntacyo. Amateraniro bene aya ngaya tuyagira kuwa gatatu saa 3 za nijoro. Subiremo kuwa gatatu saa 3 za nijoro, mujye mubizirikana kandi munatumire n'abandi. Hanyuma no ku cyumweru kugeza ubu ni saa 10. Twari twakoze reri, mbibonye nyuma twanditse saa 12 aho kwandika saa 10. Sorry kubo twatumye bakererwa, ndetse wenda hari n'abashaka kuza bagasanga amateraniro yarangiye rwose. Uretse ko wenda bari bakwiriye kuba bari kuza ko saa 12 zageze, wasanga nta bahari. Nubwo twagerageje kubikorekitinga, ni ibyo nyine, hari abakererwe, tubiseguyeho. Next time tuzajya tureba neza ko gahunda uko ziteye ariko zanditswe, iyi mistake itongera kuba. Kubwanjye ndabashimiye, nshimiye na pastor kudusharinga ibi byo rwose. Ni urugendo rutari rugufi tuzakorana. Ni byiza rero ko uba consistent, uzabe consistent. Wenda ntacyo abazabimenya nyuma baze bafatiraho bigeze, ariko wowe turi ku rugendo namwe. Uzitumire n'abavandimwe batumire.
What are you Yeah. going to do? Dude, I put it in here and now it is not there. Okay. Yeah, ni ibyo ngibyo twavugaga. Ubwo sinzi hari ufite icyo ashaka kuvuga mbere yuko mereza ijambo pasiteri agasoza gahunda. Okay, Katne, ni anyway wiyumvise tugwaye umwanya. Unmute yourself please, hanyuma utange comment yawe. Okay, ntago ahari. Ugiye kuvuga cyangwa? Esther, twagiye kuri Esther, ubwo duhereze umwanya abari tayari. Muraho, mwiriwe, murakoze kumpa ijambo. Njyewe nashaka kuvuga nyine thank you. Ni ubwa mbere nyine njyewe ngize amahirwe yo gutangira kwiga mpereye nyine hasi. Nkaba mbizi ko hari ahantu biri kugana nyine ari ibintu bizagenda bizamuka P1, P2, P3, P4 kugeza umuntu nyine graduatinze. Cyangwa se ageze nyine ku understanding iri ifatika nyine ku buryo nawe yakwigisha abandi. Nyine hari ukuntu umuntu aba amaze wenda igihe avuga ngo arakijijwe ariko wasoma ibintu nyine ukavuga se ukuyeho n'abandi kuba nabibasobanurira njyewe ubwanjye ndabyumva. So ibi ngibi nyine ndashaka kuvuga thank you so much, time wa mwatekinze mudusobanurira, we appreciate it. Nashaka kubashimira, nzi ko n'abacecetse buriya hari ukuntu baba babyiyumvamo, so n'ushaka gushima wese ndabimuvugiye. Thank you Pastor, thank you Joseph nawe kubidufashamo. Thank you. Okay, welcome. Ndumva ari ibyo, nta muntu twaniganya ijambo dani, nagusubiza umwanya tugasoza. Reka mbashimire cyane, mba numva mu mwuka wanjye hakangutse cyane. Ibyo ari byiza ko dusoza tunaseze, hanyuma bafata umwanya wo kubasengera ariko dusengana muri rusange, kandi bizagenda bifata indi shusho. Umunsi umwe muzabibona ko ntabwo bizaba ari ibintu ngo wenda yakora ibi n'ibi, muzabona n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Uko tuzagenda dufunguka tuzamuka hejuru, tuzatubikora uko umwuka w'Imana azajya tuyobora, ku buryo bizaba iby'umugisha cyane. So ndagira ngo rero mbashimire mwese abashoboye kuboneka. Again, unfortunately, nari nabibonye ibintu bya 12:00 ariko sinabyitayeho ko ndi gushyiraho hano nkabona turi kuza, sinahizi ko ariko babikoze. Sorry ku bantu bose batamenye ko twakomereje kuri ya 10:00, ariko rwose ni 10:00 kugeza ubu ngubu. Ni 10:00 ku cyumweru, 3:00 kuwa gatatu. So yakoze rero Joseph kudufasha, wakoze Elize kwaba, Alphonsine Butoyi, ndakubona Anto, David wakoze cyane, ubwo n'uwitwa David, Elvis urakoze, Esther, Francine, Ngabire wa iPhone 2 zimwe sinjya zimenya ariko hari imwe ya Gloria ngira ngo bibonyeho inyuma. Jackson wakoze cyane kuri feedback byo wanditse, arakoze cyane. Julien, ni byiza kukubona hano, wamwicecekeye, karibu cyane. Life nawe Julien, dusuhuze tukureba. Julien, twishimiye kubona izina ryawe rwose, dusuhuze. Niba uri hafi komera cyane Julien, turakwishimiye cyane kukubona. Nabakurikiraga ndi mu kazi, so nabasuhuje ariko Amen. Urakaza neza, turakwishimiye. Thank you. Yes. So arakoze cyane Julien.
kuba yabanye natwe. Dave tuzaririmba kabisa, buriya nuko twabikoze nuza barahari tubone na ministration, tuzadukora na ministration intoya, ariko abantu b'Imana babone full package, twige ariko tunakore ministration uko umwuka wera ariko tuyobora. So ibyo tuzajya tubikora. Hanyuma Leya Uwera wakoze cyane, Life wakoze cyane, ibindi nabyo ndariza ariko nta kibazo, wagize neza kuhaba. Mupenzi wakoze, Olivier wakoze, Peace ariwe umugabo wisa amahoro cyane ariwe Innocent wakoze. Hanyuma hari Paul H Hash wakoze, Remy wakoze, Son of God nawe ndakuzi wakoze. Hanyuma Uwimana Monique yakoze kubana natwe. Ni Uwimana Mignone Gretia wagize neza kubana natwe. Uwizeye Mehanse Yvette Kagoye. Nawe reka mbasengere dusengane turimo dusoza kugira ngo iki cyumweru tugiye kwinjiramo kizabe cyiza kandi kizabe cy'umugisha ku muntu wese. Ndasenze Data mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwawe butarondoreka bugwire ku bana bawe ari abari hano n'abatashoboye kuhaboneka. Ndabasengeye cyane iby'ibihe n'iminsi wabishyize mu biganza by'itorero kugira ngo rishobore kugendera mu butware n'ubushobozi bishingiye ku byo duhishuriye muri wowe. Tugushimiye ko waduhaye ubugingo buhoraho mu mwana wawe, kandi ubwo bugingo buhoraho kikaba ari igitsikamutima, kikaba ari ibyiringiro dufite, bikaba ari umugisha ukomeye twahawe kandi twabonye guturuka iwawe. Sengeye umuntu wese hano uri kumva ndetse n'abandi bose batashoboye kuboneka aha, mu izina rya Yesu Kristo, ngo agwire mu kukumenya, akurire mu gusobanukirwa, ubuzima bwe buhindurwe rwose n'ubugingo buhoraho, ngo ahari urupfu waje kugira ngo hasimbuzwe n'ubuzima, kibe igifatika mu buzima bwe, abone ibimenyetso by'ubuzima umunsi ku wundi, haba mu mubiri we, haba mu bugingo bwe, haba mu byo akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Iki nicyo cyakuzanye. Muri umugisha cyane. Amen. Thank you very much kubana natwe. Bye. Ubutaha muzamushyiraho videos tubarebe. Sinzi ubwiza bwanyu Imana yabahaye impamvu mu buhisha, turagira ngo rwose muzabugaragaze ubutaha. Thank you very much mwese. Thank you. Thank you, Pastor. Okay, you. bye. Thank you, everyone. Welcome. Bye. Bye. Ubonera kw'irembo ry'ubuzima nyabwo kaba mu ijuru. Urugata rwose urampagije, uri igisubizo cyanjye cyuzuye. Ni kuri wowe sezerano ryo kubaho ari bamwe, mubonera w'irembo ry'ubuzima nyabwo bwaba mu ijuru. Amaraso yamenetse yaranyijije hose, aho urubanza rwanjye rwarangiriye.